ku mugabane wa Afurika gusa ahubwo n'ahandi hirya no hino ku isi usanga kenshi na kenshi abasirikare b'abagore aribo Bamaneko bakomeye cyane kurusha abandi bose ku isi. Ibi ntibigaragara gusa. Ese mujye muri amafilme akunda gukinwa n'abahanga cyane mu gukina amafilme ko bakunda gufata abagore bafite uburanga ndetse n'ubwiza budasanzwe akaba bagira Bamaneko. Ibi ntago ari filime mbarankuru gusa ahubwo no mu mateka y'isi yose muri rusangi abagore b'ubwiza buhambaye baba bafite ikimero kandi bagaragara neza mu bitangazamakuru ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi no bakunda kugirwa Bamaneko batandukanye. Kuri uyu munsi tuvuga ku bigenderwaho kugira ngo umuntu abe Bamaneko ndetse na zimwe mu mpamvu zituma abantu bagore beza baba bagaragara nk'aho bafite ubwiza buhambaye ari umwe mu bagore baba bagomba kuba Bamaneko batandukanye ibigo bimwe na bimwe. Aba niba abantu bashaka kumenya neza ko ugiye guhangana n'igihugu cyabo bakaza bakakwigiraho inshuti bagakora ibishoboka byose. Niba uri umugabo ukabakunda ukifuza no kuryamana nawe ndetse mukanaryamana bikazarangira ngo bamenye umugambi wawe ku gihugu cyabo. Abangaba kandi ntabwo baba bafite bw'ibikorwa byose kuko baba bariteguye gupfira igihugu cyabo mu gihe byakabaye byiza. Abangaba bava mu bihugu byabo bafite za misiyo zitandukanye zo kwerekeza hirya no hino ku isi kugira ngo bajye guhangana n'abagambanyi ibihugu byabo. Aba bagore bakomeye cyane ku isi bagaragara nka Bamaneko badasanzwe ni abagore baba bafite ubwiza buhambaye kandi ubwiza bukomeye cyane aho usanga ubwenge bwabo ubushukanyi benshi babugiranya nk'ubwa Dore wa Samusoni. Kubizera Bibiliya nibwo bakunda kubivuga. Benshi baragira bati abagore benshi b'Abamaneko cyangwa baroherejwe kujya kuneka ibihugu bimwe na bimwe baraza bakigira nk'abana beza bakagukunda ndetse yewe mu kinyarwanda cy'ubu benshi bavuga neza ko ari n'abantu batanga ngo ibyo wamwifuzaho byose yabiguha. Amwe mu mabanga akomeye rero cyane cyane abantu batazi ku bagabo ngo ni ko uyu mugabo umuhaye ibyo yifuza cyane cyane kubigenda n'imibonano mpuzabitsina ari ushobora kuba wamenyera amabanga ye yose. Ariyo mpamvu Boherezwa bano bagore b'ubwiza budasanzwe bano bagore baba bakomeye cyane mu mutwe ndetse no mu mutima akaza akakwemera ko muryamana ndetse ukanamukunda cyane warangiza bakagukuramo amakuru yifuzaga ubundi akajya gutabara igihugu cyabo. Abangaba kandi n'abagore batameze nk'abandi n'abagore cyangwa abakobwa bahisemo gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo batabare ubuzima bw'ibihugu byabo. Benshi na benshi bakomeza kwibaza ni impamvu abagore b'ubwiza bwo hejuru cyangwa ubwiza buhambaye babandi baba bafite ikimero benshi bavuga neza ko ari beza cyane pe ari bakunda kugirwa Bamaneko bihugu runaka. Ese cyangwa niye mpamvu ituma igitsina gore aho kiva kikagera usanga ibihugu bimwe na bimwe bitifashisha kugira ngo babahinduke Bamaneko b'ibyo bihugu. Abangaba bivugwa neza ko ari abantu boherezwa kujya kuneka abagabo. Gusa nanone ngo kuneka umugore biba bigoye cyane kuko imbaraga umugore ashobora kuba yatakaza ari kuneka mugenzi we ziba zikomeye cyane kandi usanga kenshi na kenshi abantu bahuje ibitsina ari abantu baba bazirana umunsi ku munsi bwije no ko bukeye. Nababwiye neza ko tugiye kugaruka byinshi bigendanye n'ubumaneko bw'abagore aho turuze kwiranda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye. Impamvu abagore boherezwa kujya kuneka abagabo ubundi bivugwa neza ko amabanga y'abantu bakuru cyangwa ibanga umuntu atakubwiye mwaryamanye ntandi hano bazari kubwirira. Niyo mpamvu rero systeme ya gisirikare ivuga neza ko ugomba kujya kuneka umuntu ugakora ibishoboka byose akakwiyumvamo maze agatangira kugufungurira umutima we akakubwira buri kimwe cyose agutekerezaho ndetse n'icyo atekereza ku banzi. Ibi bifasha ibihugu bimwe na bimwe gutera imbere bigafasha n'ibindi bihugu kandi kugira iterambere ridasanzwe mu bikorwa bakora bya buri munsi. Ibi ni nayo mpamvu zikomeye usanga abagore kenshi na kenshi bifashishwa mu kujya kuneka abagabo bakomeye cyane muri politike z'isi yose muri rusange. Ugasanga ngo umugabo wari ukomeye cyane muri politike ya Afurika, muri politike ya Amerika, Aziya ndetse yewe n'Iburayi ngo yafashwe n'umugore cyangwa ngo yagiye hasi bitewe n'umugore. Nuko bazi neza imbaraga z'igitsina gore. Gore rero ntibaba Bamaneko gusa kubera ko wenda hari ari abagore gusa n'abantu bitegura gutakaza ubuzima bwabo no gutekereza buri kimwe cyose bafite kugira ngo bazenduke bamwe mu bantu bakomeye cyane ku isi. Abangaba bifashishwa cyane mu gusubiza inyuma abashaka kugambanira ibihugu byabo, mu gusubiza inyuma kandi abatifuza iterambere ry'ibihugu byabo. Ese muribuka neza inkuru ya Samusoni ugikunda kuvugwa muri Bibiliya uburyo Samusoni yari umwe mu bagabo b'ibihangange kandi abagabo badasanzwe. Uyu mugabo utarumvikanaga n'ubwoko bw'Abafilisitiya gusa ngo uyu mugabo yaje gugushwa n'umugore. Umugore ni umwe mu bantu bakomeye cyane iyo bigeze kuri ari ryo kuryamana cyangwa ryo guhuza imitsi hagati yawe n'umugore hari amabanga menshi ugomba kumubwira ndetse nawe ubwawe utiyiziho bitewe n'uko ngo imbaraga ziba hagati yo kuba waryamana n'umuntu zari imbaraga zikomeye cyane ishobora kuba zatuma uvuga amabanga adasanzwe. Niyo mpamvu usanga kenshi na kenshi ibihugu by'ibihangange cyane ku isi n'ibihugu bikomeye byifashisha abagore b'ubwiza buhambaye cyangwa abagore muri rusange kujya kuneka ibindi bihugu kandi ibihugu bikomeye cyane. Nuko nguko bikunda kugenda.
yuzuyemo abanyamabi menshi, yuzuyemo n'abandi bantu bakora ibyaha byinshi bitandukanye. Barareba neza bagasanga kuba wamenya umuntu uri kukugirira nabi n'ahandi wabimenyera usibye kujya kuneka uwo muntu wifashishije ibikorwa bitandukanye. Muri uko kuneka rero ushobora kuba wakifashisha igitsina gore kuko ngo ari bamwe mu bantu baba bafite urukundo n'abantu benshi batandukanye, cyangwa ukifashisha n'abandi bantu batandukanye kandi beza. Ese wari uzi neza ko kuba maneko nabwo bisaba amashuri adasanzwe, aho bakwigisha neza ko ugomba kwitwararika mu byo ukora ndetse no mu byo uvuga bya buri munsi, n'ahandi bakwigisha neza ko ugomba kugenda ugakuramo umuntu amabanga nyamara we ntagire ikintu na kimwe agukuramo. Ni ishuri ridasanzwe. Niyo mpamvu usanga abagore kenshi na kenshi baba bari muri aka kazi aba ari abagore b'ibirangirire bahisemo gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ubwire neza ko no muri karitsiye urimo, aho waba uri hose ku isi, harimo amaneko. Uwo mumaneko kandi ntushobora kumureba ngo umumenye, bitewe n'uko ngo ikiba cyaramuzanye ni ukwitatira amakuru. Intasi zikomeye cyane hirya no hino ku isi baba ari abagore, kandi abagore b'ubwiza buhambaye. Bimwe mu bintu rero bikomeye kandi tugomba kumenya ni uko igitsina gore ari bamwe mu bantu bakomeye cyane kuri iyi si. Ni abantu bafasha Imana kurema, n'abantu kandi bashobora kuba bakifashishwa kugira ngo bamenyeshe cyangwa bamenye umwanzi w'igihugu ikintu kizananira umugore. Benshi baragira bati uzakireke. Umugore ni wa muntu ushobora kubana akakubonaho ibyo yifuzaga byose, mu gihe wowe nta kintu na kimwe uzigira umukuraho. Mwakoze cyane kubana natwe. Twagarukaga kuri amwe mabanga akomeye cyane na zimwe mu mpamvu zituma ibihugu bikomeye cyane bikoresha abagore b'ubwiza buhambaye kugira ngo bajye kuba bamaneko batandukanye ibihugu bimwe na bimwe byo hirya no hino ku isi. Dore muri comment section. Mwakoze cyane kubana nanjye, ndabakunda cyane kandi mukoze gukanda subscribe ukunda wacu wa YouTube kuri Aki Empire TV kugira ngo tubane no mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi byiza kandi byubaka sosiyete mu buryo bugiye butandukanye hirya no hino ku isi. Nkomeze kubabwira ko tugiye kujya tubategurira ibyegeranyo byiza bitandukanye kandi bigaruka kuri politiki ndetse na diplomasi. Stay safe, be blessed, we love you so much, kandi Imana ikomeze kubaduhera umugisha. Turabakunda cyane kandi ibihe byiza.